ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Igisiga cy'urwara rurerure, wanditswe na Muhorakeye Viviane, unonosorwa n'itorero indamutsa. Burya kuri iyi si twese turi abagenzi kandi iyo tugana ntituhazi, gusa inzira tunyuramo yo tugenda tuyibona. Ariko se kubera iki nakumva ko muri iyo nzira nyuramo uwo mpasanze namuhutaza uko nishakiye ngo nuko ntamwishimiye? Ese ntibyashoboka ko tuyinyuranamo amahoro tukagendana urugendo? Umunyarwanda yaravuze ngo jya uvuga uziga kuko ntawe umenya aho bwira ageze. Itondera ibikorwa byawe bya buri munsi hato utazava aho baka cya gisiga cy'urwara rurerure kimennye inda. Dukurikire umukino. Ariko ranyeduka nawe rwose akwiye kuzashaka ahantu hagutse tukajya tubona duparika mu modoka hatekanye. Doriri niko basha murashaka iki ku modoka yanjye sha? Iyo televiziyo murayijyana he? Bantwari ya televiziyo nimufata nimutagatage dore nivyo byana bibiri nimutaba nabo bana babiri barayitwaye akira televiziyo yawe boss nayibatse. None se we nurumwe muri bariya? Ariko mwagiye mushaka icyo mukora mukarega gucungira kujya abantu twihaye. Ngewe ariko si umwe muri bariya boss. Ntabwo niba rwose. Icyakora koko iyo umwe muri bo ntabwo bungaruriye ibyanjye bari batwaye. Ngaho urumfasha gukira ibintu muri buto. Ibise? Ibyo ngibyo ako gafuka. Ko biremereye ra? Biremera bite sha? Urarwaye se? Ko tundwara tukunanira umusoro nganuke koko. Rwose boss ni inzara pe. Inzara? Ndashonje kabisa simperuka kurya. Ngaho none ujya mu modoka tujyane hano imbere nkugurira ibiryo. Oya? Nakwanduriza ikankari boss. Nsigira basi wenda nk'akanota aho nigurira akavange hara hepfo kwa Kazungu. None se utuye hafi aha? Igira uti ntuye ahubwo. Hano munsi y'iki giti se? Cyane rwose niho nibera. Ntibishoboka. Ahubwo ubutaha ujye uparika neza utazanyitura hejuru. Ariko kumanywa mba natabanyitse da. Kereka ari nka nijoro utarebye neza wansiyonyoza ipine niryamiye. Ariko surakomeje koko. Niko sinagira ngo uriganirira da. Nibyo rwose. Sinakubeshya hano niho nigangikira iyo bwije. Sinkubaza byinshi ndabizi ubuzima iteka n'umero uko tubyifuza. Ariko se wagukuranga ni wabyemera? Umva boss nukuri pe. Nukuri nabyemera. Ninde se wanga ibyiza uretse kabibura. Ubu ngize nke nkabona aho nakwepera imvura ihora inyagirira ahangaha nahitesha koko. Ni ndashaka kujyana iwanjye rero. Mujyana iwanjye. Kuko numva amahirwe yabansekeye se boss. Yega urumva no muri twa dukeneye umusore wo mu rugo wo kudufasha akazi ko mu rugo nyine birumvikana. Ariko zo urumva wagashobora. Uko mbona uko ntacyo ntakora pe. Ibyo nazi nabyiga kandi nabifata vuba. None se urumva najya guhemba ngahe? Niyo utampemba rwose nkajya nirira nkanaryama mu nzu byabimpagije boss. Oya nta mugabo ngana nawe gukorera ibiryo. Gukorera inda gusa. Nzaje nguhemba rwose. Nta kibazo. Wowe rwose uzangenera umushahara ntaribi. Ngaho ifunguro ngaho uje mu modoka tugenda. Shamo noneho waberuciye ikiziriko pe. Urambonye. None se ndabeshye uheruka hano rya rutambeshye. Wahora n'iki ko kaba kandiye. N'ubu nuko ndi guhoza umwana naho ubundi no gusohoka nitombora. Erega n'ubundi bazakongeza ugakore kose. Ari haba akazi kenshi sinzi ko nagashobora jyenye. Burya se nyine nabonaga ubirukanisha nkagira ngo ubushaka kuhaguma wenyine pe. Ariko nirukanishije ndi. Muhoza turaziranye wikwijijisha. Uvunisha abandi bana ukabateranya kuri nyokobuja. Mabuja ntumuzi wowe. Icyangiritse cyose nukukiriha. Ubwo rero nahishira wangije ibintu bakankata amafaranga yanjye. Umuretse ntamenye wabyangije se ntiyabura wakatakabyihorera. Jureka kurega abandi bana nawe rwose. Ndeka nawe. Biki? Mundi katari wowe ndega ubwo urahinda mu biki. Nakoreka nigendere ndumva uyu munsi tutari buhuze. Nkureka kabisa. Niko mubite kuri hano. Niwe boss.
ndi kuzembagiza umwana ngo ndebe ko aceceka ari kurira cyane. none se nyina ntarataha Yaje. kuki se utamuhaye ngo amuhe ibere? Yambwiye ngo arananiwe cyane arashaka kuryama. iki ariko Kamire bamuzimara uwo munaniro se watuma tuzi umwana yabyaye ni munaniro ki? Simbizi ariko umwana araza guceceka reka nkomeze muzembagize. ubu se ibyo agomba gukora byose wabirangije? Oya nari nkiri koza ibyombo kandi sindateka. Cyatumye nushyire Kamire umwana nta soni ariko naho uransobanurira ubwo bwibone yadukanye muri iyi minsi. Uwo mutonto muri kumwe se nuwahe boss? Nugiye kujya gufasha imirimo. Ubwo se none ubwo siki genda ufungura urugi hariya nta soni. Reka mbafungurire umwana wanjye aba yahogoye mwamuhinduye nka radiyo ku gasozi. Reka gende arabimbwiye. Ngaho nimwinjire boss nakinguye. Ese nyoko bujari hecha? Ari muri salo. Ni muri salo. Bwira wa muhunga ze hariya azi hano. Ndaje boss. Mubwira ze hano. Urande ute Kamire? Ndi kwibazaho kuba ikintu gisa gutya. Ariko wagiye ureka imvugo nyandagazi Kamire. Ariko kuvugisha ukuri n'ibyica umutumirano. Ujye wubaha abantu bose. Urumva? Utitaye ku buryo bagaragara. Ntiwansubije ikibazo nakubajije ariko. Ikibazo kihe? Uyu muhungu reba nk'uwatonganye n'amazi wamutoraguye. Namonye ku nzira afasha kugaruza retrovizeur abajura bari bibye. Arayinzanira. Purasa aheruka gukaraba cyangwa kumesa. Icyo simbizi. Uza urya nuka. Hewe hano hahise hatamu umwuka mubi. Wagira ngo baviduye wese. Ariko mugore wajyugwa neza. Kwagira umutima mwiza ko. Ibyo simbizi kandi sinanabitekerejeho. Nabonye aho bayiniyemeza kumufasha. Impugira zizagukora. Ni wese kubera si. Uzamuhubuye bufasha mbonye ari nyakwigendera koko. Ariko ntiwari ukeneye umusore wo kugufasha akazi hano mu rugo. Yingegera surabona yapfuye iki koko. Ariko jye reka gutukana wa mugore. Ahubwo nawe jye usirimu kumenye no kwana n'abasirimu. Musa gutya buriya yakwarura ibiryo ukabirya koko. Ariko Kamire wajye ugabanya ubwirasi n'agasuzuguro ko iki kizi datanga. None urashaka ko azajya tugaburira ibiryo byaguyemo imbaraga sa n'inda rero. Gabanya kwishongora Kamire. Nawe ntiwavukiye muri iyi nzu. Ngo kiko twahuye bimeze se. Niba utabyibuka. Ariko se nari ngejeje ahuriya mutindi. Yasa heruka kurya ryari. Kurya se abantu bose niko barya buri munsi. Ubona wirigumena ibiryo ukagira ngo abantu ntibabibuze. Ibijanye no gucya nawe yakaraba gacya. Akanambara neza nk'abandi bana kaberwa. Yewe ibyo bizatwara igihe. Bitwaye iki? Usajya arare hirya mu gikoni. Ntazanzanira inda n'ibiheri n'imbaraga sa mu nzu rwose. Umva wa mwinena wagira. Agomba kuba hano. Ubwire muhoza mufashe kumenyera akazi. Uzakoresha n'abadakoresha. Ireka ibyo tubyihorera. Ari maze kukibanze gufata umwana ngo muhoza abone ko akora kandi kazi. Numvaga ninaniriwe nashakaga kuba nirambitseho gato. Unaniwe se kuburyo udashobora gufata n'umwana ngo umuryamane. Umuhibere. Ariko hose numva ikibazo ufite. Ikibazo kirahari. Kuba muhoza yateka cyangwa koza amasahani ahetse umwana bitwaye iki? Ariko uvunisha umwana w'abandi kubera iki? Mbese ubu umwana wanjye arinda kurira gahogora bigeze hariya gukora iki? Sicyahemberwa se? Emberwa. Kwahemberwa kurera umwana se hemberwa no guteka. Niba udashaka kwikuza umwana noneho rero. Ujya mu gikoni nawe amenye umwana. Simba nasuzanye nduzajya ateka. Reka rero niruhukire. Ubundi yo mutangiye kugirira abayayi muhobwo kaba kabaye. Ndakwiyamye Kambi. Ndakwiyamye ntungaruhe ayo matiku yawe. Ubwo sura umubyeyi nyabacyo utikoza umwana wawe. Tuba wiriwe ubwo ntabona gukumbuye wanda ari nacyo kiba kimuriza. Uranyigisha kurera se? Mbona warabyibagiwe. Ubundi byabakoze ningiye biba bireba. Nubwo ndeba wabyivanze mukazana uyu nguyu utambajije. Cyakora muzanye rwose w'icyotsi. Gusa ibyiza mbona wamusubize wamutoraguye. Nkazishakira undi usa neza ushoboye n'akazi. Ntaho ajya. Ubu se wari umaze igihe kingana icyo waramubuze. Umva ntaho ajya uzamwigisha azakora. Ibyo gusa nabi byo rwose uzamusirimura azasirimuka. Ahubwo nshakira amazi. Nshakira amazi niyo hagira ibindi bireke. Uyu ni yaje. Ageze n'umunsi muremure ndumva ninaniriwe. Yamujye mukura indura hanga hasoni. Akose buriya Kamire yikanze iki? Kubera iki uvuze gutyo? Ntiwabonye se ko rero wenyine utaraje gutabara nyiramana? Sha ndakeka ko wenda yabuze uko yinyagambura kubera imirimo yo mu rugo. Iyo si impamvu. Ubuse twebwe twese nta mirimo tugira mu ngo zacu. Uriya regasa n'uwaremaye kubera kumenyera abakozi.
ashobora gukoropa inzu amasaha y'abiri yajya kumesa no guteka bukabura mwiranye. niba azi ko ntacyo yishoboreye se yajya yareka gufata abakozi nabi. abafata nabi se burya. none se ubona ntawe uhamara kabiri ukagira ngo bigenda bite. yewe simbizi ariko hari n'igihe umuntu aba ari mu bihe byo kugeragezwa da cyangwa hakaba hari n'umuntu ubashuka akabajyana ahandi. reka kampire niroho mbi yigirira imubuza kurambana abakozi. aha buryo urunyuze inyuma ntamenye ibiruberamo. ntawe se umuntu udatuma umukozi yicara muri saro ngo arebe n'amakuru. wenda aba yanga ko bakora urugomo ngo akazi kadapfa. ibyo wenda reka mbyemere. naho si byo kubakata amafaranga ya hato na hato. ibyo byo nta gisobanuro wabibonera da yaba ari amahane yamunaniye. si ibyo se nakubwira ko kampire adashobotse. uzi ko hari n'igihe agura ji cyangwa amata agasiga bikingiranye ngo abakozi batabinywaho. asike ubwo si ubwo busambo n'ubwo iki ko bugingo atabuza yo guhaha yagereka abantu bakirira koko. nanjye byaranyobeye kandi burya ngo umukozi we asohoka mu rugo amutumye cyangwa agiye kwivuza ngo ntiyamuha n'uruhushya rwo kujya gusenga. ushatse gusura iwabo ahita amwirukana ngo ubwo aba ahaza akazi. yeba wowe niba ibyo uvuze ari ukuri ndumiwe pe. maze hari n'umwana wa mubyara wanjye wari wansabye kumushakira akazi ubu narindaye ndi umushyire kampire. sigaho kuroha uwo mwana uzamushakira ahandi. yewe niba ari uko bimeze ndamubwira abe yitonze mushakira ahandi hazima. ariko se ko kuvuga ari ugutaruka. abantu ko bahoze bavuga ngo umugabo wa Nyiramana burya yari afite abana 2 hanze. kuki se bataberekanye ku irimbi. simbizi wenda bazaberekana mu gihe cyo gusibuka. gusa aho nari mpagaze hari umugabo wavuze ngo mu gihe nyakwigendera yaratangiye kuremba cyane ngo yaba yarabibwiye umugore akamusaba n'imbabazi. ubwo ntiyabyakiye neza ubwo atabagaragaje mu bana ba nyakwigendera asize. ngo abyakira ahubwo ngo ahise arakara atangira no kwanga kumwitaho banakeka ko biri mu byamuhuhuye. gusa nyine Nyiramana naramugaye pe. yewe n'umuciro urubanza shanti babyoroshye. ubwo uzi kubana n'umugabo uzi ngo ni inyangamugayo ejo ukumva ngo afite abana 2 hanze kubyakira n'ukuri biragoye. nakumvise nawe Karamaga bikubwiye wamukuramo iyo kutsa. haba ibyo sinshaka no kubitekereza. imana izabindinde rwose kuko bimbayeho ngewe nasara. ese yo kugenda urangaguzwa nk'utazi yujya. wambonye shano kuri peni wibeshye ndi mushya muri aka gace. ndakwibutse ejo nakubonye uzanye na boss wa Muhoza. warambonye none se agasuko ka hano kabahewe. tambika uwo muhanda ukomeze nugira hirya urakageraho. ubu kanatangiye rwose. shano kuri urakoze pe. none se we ko nabonye uri kwihuta cyane bimeze bite. urebye n'ibyo mabuja ntumye indagira ngo nihute nasanga yarakaye. iyo murebye mbona ameze nk'uwagira amahane. aha ntabwo ameze nk'uwagira ahubwo arayagira. reka ndetse menshi ahubwo ukomeza ako gahanga. yewe ibyo umbwiye bishobora kuba ari ukuri. yatangiye kugushihura se aka kanya. kunshihura gusa se gusa nyine nizeye ko bizageraho bigashira. inkeka ko wenda ari uko ntaramenyera. reka none se nibwo bwa mbere ukoze akazi ko mu rugo we. sinkubeshya rwose nibwo bwa mbere. urebye naho nabaga nta mirimo nk'iya hariya kwa mabuja nakoraga. uzi ko isima yabo umuntu yirebamo nk'indorerwamo we. iriya ntabwo ari sima ni amakaro. reka babyita amakaro se. niko yitwa nyine. uranteye rwose ni ubwa mbere mbibonye. uzi ko natinyaga guhagararaho ngo bitameneka. reka rero ngusetse mu kanya bambwiye gukoropa nsukaho amazi nteye intambwe mba nanyereye nshaka ikibuno hasi ngo pa. ariko mabuja na Muhoza baransetse koko nabuze aho mwirwa. amakara anyerera nabisha gikoropa wambaye inkweto. ikindi cy'ukoropesha itorosho nibyo byoroha. ngo itorosho none si itorosho ni ka karingiti gato ya Muhoza yampaye ngo abe ariko nkoropesha. uranseka. akaringiti cyakora kuko nimba ari iryo torosho nabonye ko kugakoresha byoroshye nubwo bisaba kunama cyane. ariko nyine ntacyo byantwara pe. nzajya nunama n'ubundi umugongo wanjye uracyari wose. igiturage kizakuvamo bigoranye pe. kizavamo bigoranye.
none se reka nkubaze nawe utuye hafi aha bakuri kiriya gipangu gifite urugi rw'ubururu. ariko si ubundi reka nkubaze amahane ya mabuja wayamenye ute ukunda kugenda muri ruriya rugo nkoramo? Ndahagenda cyane muhoza ni inshuti yanjye. Ni byiza noneho ubwo nanjye tuzaba inshuti. Rero reka nihute batamerera nawe ubwo tuzasubira. Ubundi se we iyo batuma muhoza uhamenyereye cyangwa wenda mukajyana akakwerekera? Nyine urumva muhoza yashatse ko tujyana mabuja aranga ngo agume mu nzu ntamujyanire umwana mu muyaga. None se ntiwamubwiye ko utazaha agasoko kino kaba we? Ya mahane se ntayamubwiye arambwira ngo mpashake nimpabura nkomeze ndorongotane. Ego ko ngo n'ubundi namenyereye kuba mu muhanda da. Icyakora rubanda bagira imitima mibi pe. none se Kampi uriya musore duhe asohoka n'uwaye? ngo ni umuboyi bugingo yanzaniye da. gukoresha umusore n'umukobwa uzabivamo? simbizi ubwo nzagerageza n'ibyanga azasubira iyo bamutoraguye. aho nawe uvuze nabi rwose. hari aho mbeshye se ntibamutoraguye? kuri kose si ngombwa kukuvuga inshuti yanjye. dade ariko nk'ubwo uri kwinanura ujyahe sinakubwiye ko utazahingutse urwo rusura rwawe imbere y'abashyitsi banjye. mumbabarire rwose narinje kubabwira ko amashusho yabuze. we yaburiye hese? kuri nayabuze ahubwo se nsubireho nzane intoryi. kazana ibintu iwacyo ntaziwe. niba ku gasoko nta mashahari se iyo ubaririza no ku mabutike ubundi urwo rutwe rwawe rurimo ubwenge cyangwa n'ishuri rwikoreye? bana we sigaho nawe rekeraho gutukana. si nk'ukuntu ushira isoni maze ubwo watinyutse ute kwiyambika imyenda y'umugabo wanjye? ariko ni bosi wayimpaye. zibase nyine aho ngaho imyenda myiza gutya se yayiguha guca iki? uretse nawe so wigeze umubona yambaye imyenda nk'ingiyi? wabyimbye nta soni. sigaho Kampi sigaho ikurubanura uwo mwana rwose. wikurubanura uwo mwana ni ukuri. sigaho utamwambika ubusa rwose nawe. ntiyamenyereye kumunuza se? ubundi biriya byahi yambaraga byuzuyemo imyenda ahantu hose bitaniye no kwambara ubusa. vanamo se nyine barakuzi. vanamo imyenda se wayambara uyambara umbere. ariko isaha iri hano ni ikintu. mwarekeye n'urwanda. niko bugiye ngo ingegera niwe wayihaye iyi myenda? ni wowe wayimuhaye? ninjye wayimuhaye nyine. ikibazo se ni ikihe? ikindi kandi uyu musore yitwiye akareme. icyo kijambo cy'ingegera n'ibindi nkabyo bitamesha uvuga sinzongera kubikumvana. none se niko ufata imyenda myiza naguhayemo impano nyiguze impenzi ukayiha umuwoyi iki gicucu uko ni ukumpombya? ni ukumpombya rwose. nguhombya se nguhombya iki? imyenda warayimpaye warakoze ariko ni ikinkwira. niba se itakigukwira wayihaye ukwiriye se bigutwaye. uko ni ukunsuzugura ariko uko ni ukunsuzugura. uwakubonye muri iyi myenda ejo azabona umuwoyi yambaye azagira ngo iki? azagira ngo ntabwo turi abanyacyubahiro. ariko ibyo ntacyo bivuze rwose. imyenda irasa kandi gutanga birasanzwe. nakojeje isoni kugira neza ni ukuri. wa muntu we mukabute geza aho utivanga mu by'urugo rwanjye. ndakubwiza ukuri. utaha ubwo watumiwemo urabyumva? nta nama nagusabye. nakumvise. nta nimwe. ariko wajya uca mu gusiba mugore we. rwose ndabinginze. niko ubwo hakumva yikopesha uwo kwa bugingo yagira ngo iki koko? ni ukuri ndabinginze pe mu nkope nzabishyura n'impembwa rwose. ese burya ni wowe uzanyishyura ntabwo ari shobuja? none se kuva ryari utunze urugo ukoramo ba bose bahise bagomba kwishyura ngaho umbwira rwose. erega ikibazo nagize ni uko amafaranga bampaye ngo nze guhahisha nayabuze. niba nayarambitse ahantu bakayanyiba niba ari njye wayataye mu muhanda simbyibuka rwose. kandi mabuja aje agasanga ntahashye ibyo yasize ambwiye sinamukira. ariko Kamire yabaye ati hanyuma se umubwiye ko wayataye yabigira? ntabyo uzi wowe. maze nabimukojeje arambwira ngo ibyo mbifate nk'aho atabimenye ngo ndetse atazanabimenya ngo asange ibyo yantumye byose bihari. koko yewe Kamire bajyaga bavuga rimwe na rimwe nkamuhakanira ariko numva ari ibamba pe. ese ubundi nangahe bakwiye? kari 40,000 ra. ayo nyine niyo Kamire yumva uko igikuba cyacitse rero. wowe ntumuzi gate ndibaza ukuntu nzishyura amafaranga angana n'umushahara wanjye w'amezi 2 yose nkumva birandenze. gusa kuko nta kundi nabigira nyine nuko ngomba kuzayishyura. naka ntiyabikora gusa we yakumva ko wakora amezi 2 udahembwa bigakunda. buriya wenda yabivugishijwe n'uburakari araza gucurura. mabuja ntimumuzi muramubarirwa.
ntacyo reka mpamagare shobuja noneho mubwire ibibaye oya we mabuja abimenye yanyica yavuga ko namuteje umugabo. ariko se ko numva Kamira yaguhamuye wa mwana w'umukobwa we ni ibiki se ubundi yaragutumye? Amata y'umwana, sererake, imbuto ndetse n'isabune y'ifu. injira mbigutahe rwose ibindi ndasa kubivugana na shobuja. Ariko rwose ntunteze databuja ndakwinginze. oya humura ngiye mfite uko mbigenza yewe bariya ze ko mbamenyereye. none se ubwo urabigenza gute gate? biranyubira rwose ahangaha. niko Kami bishoboka bite ibyo kurya byaba bitaraboneka? Kamire si wowe mbwira. ariko uvuze gahoro ntitwakumva. urumva uburyo ubunyabiza? Kamire nsubiza nyine byagenze bite ngo sasa bamwe mutarahisha? ninde se ukubwiye ko bitaratungana ko muvuga ibyo mutazi? nose mwabujwe n'iki kunegurira ameza? ndajya mu masafuriya kwiyarurira. ariko icyo ndumva atari ikibazo kinde bagiye Kamire. ugize ngo iki Kami? ko yizaniye umukozi se jya urambaza iki? ariko ibyo bintu uzabivuga kugeza ryari? njye numva icyo atari ikintu twapfa rwose. tutagipfa se gushaka abakozi kubahemba no gukurikirana imikorere yabo ni inshingano zanjye. sinzi rero impamvu byivangamo warangiza ukanazana abantu badasobanutse. nose nitwunganirana mu rugo niba narashatse kugirira umuntu neza bikubangamiye wiki. wowe urabura gufata umwanya ngo umwigishe ukiriwa mu matiku atampaye agaciro. nawe nzigisha kandi njye nakubwiye kuri ya muhungu ntamushaka hano. urabyumva nutamuvana hano nta mahoro azigera haboneka. ibyo ndabigusezeranije. ariko ubwo nijye ubwira gutyo Kami? niba ari we mugabo muri uru rugo none uzamwirukane ndebe. ibyo ntubinkangishe di. urugo si urwawe wenyine turarusangiye. nta mpamvu rero kuzana abantu tutabigiyeho inama ngo uze uture aho ngaho. ariko nzagusobanurira ngeze ryari? nta mwanya wo kugisha inama nari kubona. kubera iki? nakoze ibihutiyeho kuko nabonaga umwana ababaye yarakeneye ubufasha. ubwo bugira neza wihaye rero uzabuzira. ariko ntukabone nakoroheye ngo ushake kunshyiraho isoni. wowe ko wazanye muri umuntu wawe kuba hano hari inama wari wabanje kungisha nigeze nguteraho amahane. uriya ariko nta handi yari afite ho kujya. yakaranye se we yari ahafite. ibyo se birandeba. imbabare zose zuzajya uziraruza uzizane hano. nzana ibyo ndashaka kwisubirira mu kazi. ibindi turaza kubivuganaho n'ingaruka. wabwiye iyo mandwa yawe se ikabikuzanira. ugize ngo iki Kami? imandwa yawe Kami utangiye kurengera rwose. ukuri guca mu ziko ntigushya ariko nta kindi cyatuma utsimbarara kuri uriya mutindi. ubwo ntubuze ibyo uhamura cyangwa ibyo mwikurizamo. ariko uba muzima Kami? ndahamura se genda ndaraguza cyangwa ndaterekera? yewe ahubwo impamvu ndayimenye. kuki koko ntabitekerejeho kare kose? uyu ni umwana wabyaye ugatinda kumutarura. Kami nzanira ibyo kurya ngabanye hayo magambo yose. nkure nk'induru amugore we. niki se ko wisharirije? nshariza se gute? ese iyo umufashiriza iyo yarari ntuze kumunkandagiza wari kuba ikidi wari kuba ikibuge. yewe ibyo nakubwiye niko kuri. urumva ikira gushaka izo mpamvu zindi zidafite epfo na ruguru nyiyenzaho gusa. nzana ibyo kurya ndisonzeye. ntabyo nkuzaniye. hamagara uwo muhungu wawe wabizane. ndumva n'umutwe unyirira ngiye kuryama ntihagire umuntu uza kumbyutsa. ariko nk'ibi n'ibiki koko? ugusubiye mu buri utanga buri. yakare vayo hano nkubwire sha. yakare karame boss. ngwino hano sha. ngwino hano nkubwire. mwiriwe neza boss. mwiriwe neza. ako gakapusi nimuzane mbakira. akira ni imyenda nkuguriye. yo murakoze cyane boss. ko ari myinshi se ubu ntiyabahenze cyane? oya nta kibazo. yewe rwose ubu nagomba kwambara ugasa neza. mbega ngo amahirwe aransekera. noneho bazandoga kubera ukuntu ngiye kujya nsapa pepe. noneho numara guhisha uze gufungura ujye ku muhanda bakogoshe. akira amafaranga. nibyo rwose boss. nanjye numvaga uyu musatsi umbangamiye pe. akira amafaranga rwose. ariko se ko ntanuvugira kuri telefone ubundi yakare? yewe telefone se nayikura ntayongera pe. ubwo se umenya amakuru inshuti n'abavandimwe ute? yewe nagira ntise kubuza uko agiragwa neza. si ukuvugana ute n'umukunzi wawe? umukunzi? yewe wishinyagura. uzi urabona uko nzi uku nguku hari umukobwa wanyemera koko boss? mwaye hese humura igihe nikigera uzamubona. yewe simbihakana. ubundi sinarinzi ko nanjye naryama mu nzu nziza gutya nkajya ndya saa sita na nijoro na mu gitondo nkanywa icyayi. naza gushakira agatelefone yego ujye uvugisha inshuti zawe. n'abandi mwabanaga hariya ku muhanda. erega nanjye nshobora kugukenera
dukinira ntari hano nkaba naguhamagara. yo ni ukuri bosi ni ukuri murakoze cyane rwose. Urakoze gushima. ubundi wowe mbona uri nka marayika imana yohereje ngo ingize umwaka unakuranye ya mikasiro yose. ntacyo sha ngaho ndebera n'ibyo kurya byabonetse unzanire ndashaka gusubira ku kazi vuba. yakare karame urangiza kumesa iyo myenda. erega sha mfite ibisebe hagati y'intoki. nawe si umesheshe isabune yifucika ibisebe we. kubicika gusa se. ewe nanjye ngitangira akazi byambayeho. reka buriya numara kumenyera bizashira. dore ndatonekaye n'amaraso aravuye sha. baba we none se warekeye ayisiga ukazayimesa ejo we. yawe uziko nari nshize neza neza. ndeba amaraso. ubuse ndayireka mabuja asanze ntayimeshe koko namukizwa n'iki. we harya iyi nimwe yari yasohoye ejo. kandi nimugoroba yarayambajije impamvu ntayimeshe mubwiye ko ndwaye ibisebe mu ntoki numva ntabyumvise. ndabyibutse narabyumvise ariko gusomera nuko nabuze uko mbutaha kuko nari ncunze amata bebe ngo atabirira mu ziko. yumva ndi kuribwa ariko byagaragara. uruzi urumva asanze ntayimeshe koko atandabivu. shari mwakiranuka byo ikibazo se nanone nasanga utarahisha kutari bumukire. nta kundi nagira nyine akora icyo ashaka ariko ndabanza nyirangize. reka nkubemo mfe kukumesera nawe uteke da nawe iyo amazi yagiye uravoma ukama yo kumeshesha iya bebe. apo ntiwumva se ahubwo icara nari nicaye. niko umva nibaza gukonza kumesa amakoboyi n'ibi bisebe rwose bikanyobya neza neza. umva reka ngufashe mabuja ataza kukwirenza pe. urankuriye neza neza. iya kare karame hari ikintu mpora nibaza kikanyobera. gusa mbabarira umbwize ukuri. niba ari ibindi bambaza ndakubwira burya njye sinjya nshobora kubeshya. mabuja haba hari ahantu mwari muziranye mbere yuko uza gukora hano. kubera iki usumbajije gutyo. uwareba uburyo akwanga yakeka ko hari ikindi mupfa rwose. umva namubonye ngeze hano rwose sinakubeshya. ese ko akazi mbona umaze kukamenya impamvu nta kiza kubonamo n'iyi iteka bagushihura abagushakaho impamvu. umva nanjye ndabyibaza nkabiburira igisubizo rwose. sha nsanzwe mbizi ko mabuja agira amahane ariko wowe yakubonye ahita amera nk'intare y'ingore yakomeretse. wahasanga koko ntabereye gukundwa nk'uko bamwe babivuga. kumbona n'isi yanyanze se. ewe abandi najyaga mbarega ariko wowe sinzirirwa niteranyiriza ubusa. urwango mabuja kwanga rurahagije. yewe ubanza bishoboye yanyikoreza n'iyi nzu. ariko se we wazamubishije ukigendera. shawe nta makuru ufite. ngewe se ko ntaho ngira. nsubire muri ruhurura. wazashatse ahandi akazi se. ngezeyo se ngo asanga ari babi nazazirira mu ngo z'abandi kugeza ryari. simbizi ariko ngo ntayitinya itarungurutse. ushobora kubona abantu bafite umutima mwiza da ukatuza. shamuho reka nkubwire nzaguma hano nihanganira ubugome bwa mabuja. ibura hano ndarya nkanaryama mu nzu neza. ego ko kami ndakumva kuko ntiwari umbonye ko wari utambutse utansuhuje. nari ndangariye muri telefone sinari nakubonye. wakoze se ko wiziye mu isoko. nakoze kuko nari nsabye agahushya hari akantu nashakaga kugura. noneho ugasubiyeyo. oya ngiye mu rugo. isema ubwo kanzu yacuye gutyo uracyatinyuka kuyijyana mu bantu wagiye wiyubaha koko. ariko wagiye ugabanya kwishongora kampi irashaje ariko ndacyayijyana mu bantu kuko ntarabona ishya yo kuyisimbuza. keretse wenda unteye inkunga. umva uzaze mu rugo tubivugane rwose ayikanze ebyiri sinayakurira. mbaye ngushimiye ariko hari akantu gato nashaka ko tuvugana singutindira rwose. mbwira ntacyo. niko cyakugendekeye gute ko wacitse mu rusengero. ubwo uraje nawe ninde wakuntumye yose ngo umubwire ko wambuze. awe rwose nuko numva ntaherukaga kukubona. niko nawe ibisubizo byarakugushije nk'abo njya mbona. ariko niba namwe mudasiba mu rusengero umwana amazwe n'ishyari njye utahaheruka mu ndushiki ntundushikira. nta shyari ngufitiye rwose mwene da. imana yaragusubije kandi nanjye nzi ko isaha yayo nigera izansubiza. none uranshakaho iki se? komeza uyititirize urebe ko nawe yazakwibuka. njyewe undeka icyo nashakaga narakibonye. mbese nawe wabaye nyamwanga iyo byavuye. nkwiyame nyirakana nkwiyame ndakwisabye rwose.
nyamara nta kibi nkubwiye ubwo bukire bwakujyanye kure y'Imana ishobora kubuhuha kuri rimwe kugira ngo yongere kubone. Imana si so wanyu rero ibyo unyifuriza si byo yibwira kungirira hasone. None se niba utanumva ko guterana n'abandi ari ngombwa ntiwareka kujya usuzugura abo wibwira ko uruta. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki? Ureba uburyo nseka ngo nambaye ikanzu ishaje ndeba nk'ikimbwe hasi. None ureba uburyo ufata umukozi wawe mu rugo nkaho watari umuntu. Nakumvise ubwo ni Mukabutera wakunterereje. Uriya nawe agira amagambo menshi kubi. Niwe wenyine se ko abagenda iwawe n'abaturanyi bose babizi ko ngo imbwa yiwawe irusha uwo musore wakugorewe agaciro. Ariko niba mwamukumbuye icyayi cy'amata mwagiye muza mukakinywa neza mutitwaje ibindi. Ndibaza impamvu aho ntangire mu isoko wari kuzaza mu rugo ukanywa icyayi ukwirira no ku gafiriti. Nubwo nkennye sindageraho kugenda ngabuza kampi urumva nakugiraga inama ngo ugaruke utaratana cyane. Jyana izo nama zawe hirya di ntazo nkeneye. Sinzara n'ishyari biba bikuvugisha hari ikindi. Atinde mubi gusa. Umva fata udufaranga ujya kugura utuvuta ndabona umwera wakwishe jyawe undeke. Kahoda iyi nimero zo kubona ntayizi mpamagayira. Alo ninde tuvugana? Nitwa Mukanyandwi Kansirida. Kuntu mvige zina rugwa mbere ndyumvise ra. Nibyo ntabwo munzi. None se umpamagariye iki? Nimero yanjye se ubundi wayikuye? Nimero yawe nyihawe n'umucuruzi ujya uhahira witwa Kaburame. Ntenda mureba. Hanyuma se ngufashe iki? Nyine Kaburame yambwiye ko yabonye umuhungu wanjye yinjira mu modoka yawe. Kandi kuvuga ngo ntarongera kumubona. Mungu uravuga iyo karemye se? Nuwo rwose niwe mvuga. Yego ntabwo yakubeshye rwose kuko yarambonye mujyana. None siko aherereye ngo hambwire nkumbuye umwana wanjye rwose mfasha mbashe kumugeraho. Ariko se ko kutabeshye yakaremye n'umuhungu wawe? Ko duhura bwa mbere yambwiye ko ntase duhura bwa mbere ko yambwiye ko yiberaga ku nzira kandi ko nta babyeyi nta n'abavandimwe agira. Ni inkuru ndende ntakubwira kuri telefone mubyeyi. Amayinite y'abandi ntayamara. Ndangiraho namubona ibindi nzabigusobanurira nyuma. Yewe uwo muhungu wawe abiwanjye rwose. Nibyo rwose. Urumva? Ndakumva rwose. Niba ushaka gusura umuhungu wawe wowe uzatega imodoka nugera mu mujyi ushake uburyo umpamagara maze nkuyobore. Murakoze cyane rwose. Ariko se ameze neza umwana wanjye? Umva araharakomeye rwose. Ahubwo mfite ubwoba ko udashobora kuzamumenya numubona. Reka da yarabyibushye se noneho? Kugibuha gusa. Haraga ntakishwe n'uruzi. Yewe si ukubyibuha gusa. Uzaze nawe wihera amaso rwose utaza kugira ngo namukabya nkuru. Mana we utumye urukumbuzi rwikuba rwose. Nibyo. Mu kwezi gutaha mu mashyirahamwe yo bazampa yose nzahita nyakoramo itike nze kwirebera umwana. Yewe nta kibazo rwose uzazi wisanga. None se aracyakunda amateke n'ibinyamayogi ngo nzamuzanireho ko mbyejeje. Mabuja burya se muri hano sinari nababonye. Ariko itari kumena abantu umutwe wumva hari hakurya. Mumbabarire niba nababangamiye Mabuja. Muhoza abayibereye mu nzu n'umwana ngacuranga iyi radio ngo imarirungu. Jya ugabanya umuriro rero. Yesi nkeneye ibyo biririmbo byawe by'ibikwangare. Naho muhoza uramurenganya nta wakwishimira kukuguma iruhande. Erega narinzi ko mwagiye ku kazi. Uyu munsi se mwarwaye? Jya ureba ibikureba. Urambaza impamvu nagiye ku kazi se urankoresha wa macuho. Ariko se Mabuja ko maze igihe gito hano kandi nkaba nta kosa nzi nagukoreye unyengira iki koko? Ariko se uretse kwigiza nkana wowe iyo wirebye ubona uri uwo gukundwa? Sinzi abakwiye gukundwa uko baba bameze ariko nzi ko nanjye ndi umuntu nk'abandi. Urwo rusura rwawe nirwo nkuziza mbere y'ibindi byose. None se ko atari ngiye wiremye niba nsa nabi nabizira koko? Si uko usa nabi ahubwo mbona usa n'umuntu nzi uretse ko ntibuka uwo ari we naho muzi. Uwo muntu se yaraguhemukiye? Wimbaza ubusa ko ntubugenga gukunda nabyo rero bindya ahantu. Ubusa arankunda kuko abantu bazira ubusa. Cyangwa sha uri umwana yabyaye hanze mukanjijisha
ariko se yakuzana gucugusa ko wenda yagushakira akandi kazi gafatika n'urwo rusura rwawe ntawe ruhuriye n'umugabo wanjye w'ibogari. ndarengana rwose njye sindi uwa hafi aha naje nje kwishakira imibereho databuje umunsi azana hano n'uwo twamenyaniyeho. ko waje uje gushaka imibereho yewe warayibonye ntugasekwe ikintu kingana nawe kikiri karya rugo koko si akazi se numva abakuru bavuga ngo akazi kabi ni ukwiba no kuroga gusa. umva mbese ubugoryi bwacyo umugabo ungana nawe ubwanwa buri nka gishwati ukwiye kuba ubyaye nka kabiri none urakirirwa ukomba amasafuriya nawe ngo akazi. ntawanga uko abaye mabuja haba nanga bose barakaba uko wabaye uko. none se hari icyo mwashakaga ko nkora? igirayo utansige imbaraga sigirayo mpanagura inkweto zanjye ziri aho ngaho hari aho nshaka kujya mu kanya. zimwe z'agatoro karekare se ariko nkayo bagutoraguye mpanagurira inkweto vuba. none se mwansobanuriye ko izo mpanagura ari izihe? ni zimwe zifite agashumi k'inyuma se wimena umutwe genda ndabwira muhoza aze kuzintunganyiriza nuko kibona cyarakuriye ubusa nk'igihaza. ubundi iyo buginga kirira imbwa byari kuruta urumva ikagira arira urugo reka nanigendere cyo gukomeza kubonesha umutwe. imiro iragwira aka gahinda se ngere naho ndutishwa imbwa koko imbwa imoka. umuhi karame wiriwe yego waje ryari se? maze akanya nuko numvaga nyoko ushaka kubwira nawe nkisha ngo atambona bikaba bibi. wanyumvise? none se umuhoza yagiye we ko atari gukoma? ari mu nzu. izi saha ararwaye se? oya nuko yari agiye kuryamisha bibi. ariko se ubundi utabonye muhoza njye ntiwanganiriza? oya da ayo mahirwe se nayitesha. gusa umaze gusirimuka noneho ntawe uzagukira pe. kubera iki se uvuze gutyo? mbere se nuko wari ushabutse we? simbizi ariko njye nzi ko ntigeze ngira isoni. maze naraza ugatinya kunganiriza. erega nari ntarakumenyera. kandi rwose njye sinakunze kuvugana n'abakobwa kuva kera. yewe nawe ari no kukwiteza byo rero. mfa mbese ikize urabona se hari aho mwaye? uzi ukuntu waje usa nabi we wambara ibintu bishaje byacikaguritse nawe ari kukwemera igisa kuriya pe. nanjye ntabona ari nkeneye rero. kubera ibibazo nabaga nifitiye nanjye ntabona ari nkeneye rero. gusa sinari nzi ko mu rukundo ibyo wambara n'uko usa nabyo babirebaho. nabyo babirebaho da ukiza nabonaga uri kibishaho none warakiye wabaye ibogari usigaye wambarana neza rero. mfa mbese erega nawe bitabera. buriya nuko bitinda kuza. gusa hasigaye kimwe. igiki se kandi ko nawe utajya upfa kwemera? guhora wishimye iteko wazinze umunya. reka nta mugabo w'igishinyanzi wirirwa yisetse ubusa. ibyo si byo navuze nanjye ariko ujya unyuzamo namwenyure we. reka ibyo sinabyishoborera ngewe yakaremye. utese uzanyakira ukundi nta kundi. uzajya utuma abantu bagutinya rero. uzi ko ukigera hano nakubonaga ngahunga we. koko se wumvaga se nagutwara iki? nabonaga woroshye iryinyo ku rindi nyine nkibwira ko uri umugome. umuntu aba yarababaye mwana. wera ntukaturebe gutya tuba twaranyuze ahakomeye. birumvikana ariko amateka aba yarahindutse noneho ujye ugerageza wishime. hano se nakwishimira iki ko mabuja aba yenda kunkuramo umwuka? sha kamere byo ntiyoroshye. mbona kubana nawe bisaba kwihambira. kuvuga gahoro atakumva akaguhitana. ariko nkawe uza witura ku muntu ibiro byanjye ni isoko. ariko njye numva nta gitangaza kirimo kwinjira mu biro by'umugore wanjye. kereka niba hari ibindi ukoremo bitari akazi. ibyo nkorera mu biro byanjye numva bitakureba kuko ntunkoresha. ahubwo mbwira uragenzwa n'iki? nanjye kukureba ngo turebe aho tunyura dusangira agafanta tunaganire. ngiye ariko sindarangiza akazi. nta kibazo ndagutegereza. ariko iryo sangira ni irya rubanza cy'ubundi. sohokera mu biro rwose nikorera intuje ntuze kuntera icyugazi. ariko madamu wumva uzarakara ukageza ryari? iyo ndakaye se hari icyo uhomba wanditse nkiberaho. urumva se njye natuza ntimbona urubavu rwanjye rutameze neza. ngo abagira ngo mfitiye impuhwe rero. umva kampi reka tuve hano hatagira n'usanga duterana amagambo. dore amasaha y'akazi yarangiye kinga tugende ibisigaye uzabikoresha. erega n'uwakize akazi yapfuye atakarangije. mva mu zuba ujye. ariko si ibyo ni ibyo uranshusha bikamujyana he kutagera mu rugo ngo ubure ukwakira ngo nuko ntahari.
ariko se ko ari wowe mugore wanjye ubwo uvuga uri bunyakire nini? ariko wamviriye mu biro nkikorera akazi kanjye wa mugabo. Si igitangaza ra. Niba icyo ushaka ko tuganira se, niba ari umushinga ushaka gukora wawukoze ukandika ko n'ubundi usanzwe ufata imyanzuro utangishije inama. Aho twabura ibyo tuganira niko Kami wagiye wumvikana n'umuntu ko ntacyo byagutwara. Ni wowe wabizanye ariko ibikize hamwe rero ubibone wiyemeje guhangana nanjye rero. Niyo mpamvu ejo bundi wari ushatse gusezerera Karimi utangishije inama iyo ntahahinguka. wowe se ko wamuzanye utangishije inama. ariko tuzuze dushake aho twicara iki kibazo tugicoje tukivugutira umuti wa mugore. nta kindi vugana nawe yewe, nakubwiye ko uya muhungu ntamushaka wanze kumva. ubu rero nzabikemura mu buryo bwanjye. Niyo mpamvu usora umwiyenzaho niko amafaranga umukata buri gihe ubundi uyakoresha iki? None se azajya anyangiriza mureke? Jewe si uko nkora rero. Ese ubundi babibwiwe nandi? Niba atangiye kujya akundegaho ubwo ndumva ashoje urugamba. Mukenyere duhangane. Nase umukorera ubikora abandi batabireba. Niko we nta sundi uratinyuka kubita umusoro ungana kuriya. Ariko ye ubwo suretse kukubaha buriya akujebye akuzamukanya akakujeba wamuva mu nzara. Nyamara mushirika n'ubwo Muhoza se yawe aratinyutse kumvamo. Mureke nawe ubwo ararenzwe araza kumbwira wamugize umunyamakuru. Nako birahindutse. Ntandarira mu rugo. Nge sinjya nkorana n'abanyamagambo. Ntandarira mu rugo rwose. Noneho wankigukura kuri iyo mashini. Uramenya utarenganya umwana w'abandi. Nta na kimwe yigeze ambwira. None niba atari Muhoza ninde wakuzaniye ayo mazimwe? Ndashaka kumumenya ninde. Ariko hano ni mu biro. Umva yewe hano ni mu biro, reka tugere tuganire ahandi hatuje. Nta kindi nshaka kumva. Ibyo numvise birahagije. Ndeka nzabyikemura mu buryo bwanjye. Ndeka rwose. Si ishanura. Agabo barabona. Niko se bugi izo nzoga ndeba uhorobya nk'ugutumira amazi ngo urabona zitaza kukwica koko. Reka ninywere gate. Reka ninywere kumvita agahinda kenshi. Nihatura ushunga ndushyi rwose. None se niki cyakubabaje? Siga ariko reka ninywere. Wowe se ahubwo kutari kunywa? Ndaba nta kenyero kazi. Reka ndabanywa ninywere inzoga wa mugabo we. Ariko ubundi mbwira rwose ikibazo ufite tugishakira umuti ubundi dutahe tuva muri aka kabari. Umva gate. Ndakumva. Urugo rwanjye ndabona rugiye guhirima rwose. Habaye iki se kandi? Umva amaze ninywere nwatonye ni gutumira. Ariko se gabanya rwose. Urumva umugore wanjye yarahindutse bikomeye. Ndabona ntazi ikintu nshobora gukora kugira ngo asubire ku murongo. Ihangane rwose. None se wibonye ryari bugiye? Bimaze igihe kinini. Mbona naracecetse ngira ko wenda bizakemuka, ariko ndabona bigenda bifata indi ntera. Ariko si ibi ni ibiki koko? Umva Kamire ubu ntiyantekera ntiyamesera ibi no guhindukira bisigaye ari ikibazo. Ubu narumiwe gusa narajumariwe. None se ubwatewe n'ibikibaho? Ikibazo ngo n'umwana w'umusore nazanye gukora akazi ko mu rugo da. Uwo musore sabura niyo migambi ya Kamire. Ngo Kamire ntamushaka. Uranyumvira? Yamugize atese? Nkubaze. Arambwira ngo nzamusubize iyo namukuye ngo niba ari n'umwana nabyaye nzajya mufashiriza kora atari mu rugo rwe. Hanyumvira? None se nyine uwo mwana mupfana iki? Ntacyo nukuri. Nta na gito pe. Namusanze bakunzira. Numva mugiriye impuhwe. Urumva bihuze nuko twari tunakeneye uko dufasha imirimo yo mu rugo nuko mujyana. None se ubwo Kamira arigira ibiki? Simbizi. Fose nanjye byanyobeye. Umugore yigize intare mu rugo. Ureje urwango yaguwo mwana w'umusore. Ukareba umwuka mu buri mu rugo rwanjye. Wagira ngo hari ikindi bapfa si gusa. Uzamurekerera agenda amahoro ahira. Oya ntawe azajya. Kwaba ari ugutiza umurindi urwango rwa Kamire. Iya Karimi nta kibimubonaho. Ngomba kumufasha kuvamo umugabo nkuko nawe musezeranyije. Yakaremye se n'uwo musore muri gupfa? Yego nuwo. Nawe ariko wakoze amakosa niba waramuzanye mutabiganiriye. Ariko si biki? Nawe usika utambira nka Kamire. Umuntu yaranyibwiriye ko aba ku muhanda. Kimvura ikamunyagira. Ubwo urumva nari kuhamusiga ngo ngiye kubanza kubiganiriza umugore. Genda rero wicaze Kamire mu biganiro mwitonze. Nubona atabyumva uzamusezerere ushaka ubundi buryo wamufasha ariko atagusenyeye. Ngo musezerera? Musezerere. Oya ntibishoboka. Yewe. Bugingo. Ntibishoboka. Nampaye Kamire urwaho rwo kunsuzugura. Iya Karemye agomba kuguma mu rugo ntazindi mpaka. Puwe. Nyamara ushatse wakumvikana n'umugore wawe. Iya Karemye agomba kuguma mu rugo ntanzindi mpaka. Puwe.
yeyeyeye dore icyangwe dore kurimba ntajyaga mu muntu wabibonye kare ni wowe ndeba cyangwa n'uwo musa mbasha urabona mberewe cyane umva n'uwakwangura ukwavu ntiyakana ko ruzi kwiruka pe wambaye neza rwose ahubwo se we uragarukira hafi aha ahubwo se ugira ngo hari aho ngiye ushatse kuvuga ko imyenda myiza gutyo ugiye kuyijyana mu gikoni rero waba ukabije ubwibone pe gasha buriya ngo imana igutunze inkoni urya ifi n'ifiriti mu mibyizi we ariko mfa n'ijisho iyo baguhaye butamwa biyongereraho na ngenda ubwo rero watakawe ngo bakubwiye ko wambaye neza ese urabona atambaye neza mabuja ko ndaberewe yego wenda ibyo yambaye ni byiza kuko bituzuyemo imirimo nka mimwe yazanye ariko urwisha ya nka ruracyayirimo ubwo se ushatse kuvuga iki koko mabuja uyibagiwe se kumutirana utamara imbeho uko yambaye kose ntiyaberwa ariko nanjye ndigiza nkana yaberwa ate n'ibyo atiguriye simbizi njye nabonye aberewe da ntiyakubwiye se ko imyenda mizima yose umubonana ariyo bugingo yamuguriye umuntu w'umugabo utabasha no kwigurira umwenda wo kwambara koko njye ariko ndumva ntacyo bitwaye ikindi niba patoro yaramuguriye imyenda agitangira akazi ubu yatangiye guhembwa buriya nawe azajya yiyambika umva mbese ngo karamuvugira ubwo wasanga yarakwifatiye ukamukunda dore ko abatindi badatana n'akarimi karyoshye icyakora bibaye ari byo waba ushaka kuribwa n'imbwa singiye kukubeshya mu ariko se mabuja ubwo ubuntu udakabya koko no kuribwa n'imbwa ubundi wakomeje ukagiyeho wajya gukatureka tukigumira mu biganiro byacu ubundi ko mperuka ko wavuze ko ntacyo waganira n'ababoyi n'abayaya umaze kubyimba ku buryo ushaka kuwushogozanya nanjye oya nawe utangiye kurengera rwose mabuja kuba unkoresha ntibiguhe uburenganzira bwo kunyubaha ukurumva uko biri kose ntaraza hano iwawe narindiho wari uriho koko ntugasekwe waje unuka nk'ubwahuro warishwe n'inzara urwaye inda none maze kukondora utangiye kunshingana mabuja ndakubaha rwose ariko nawe ujye ugerageza kunyubaha urumva uko ndi kose nanjye ndi umuntu zibaho se nyine wambwawe mutinda umuvura amaso akayagukanurira nawe ndakugaburira byimbye none ushatse kwireshyeshya nanjye uzi n'ikindi reka nigendere nguhe amahoro umuntu abura se ntabwo abura se bujadi urumva nzashaka akazi n'ahandi subira mu kazi se nyine urajya hese wogira iyo ujya ndavuze ngo genda woze biriya byombo bive hano none ndavuze cyangwa mu kazi wacu mabuja yakare mabuja uyu muntu uvuye kuri esikariye ubu ntapfuye koko yakare nose kadahumeka mabuja umva muhoza uragira icyo uvuga biragukora ahubwo nzanira ya telefone yanjye irambitse ku meza mpamagare bugingo uhamagare bugingo cyangwa uhamagare ambilanse mabuja urabona ndapfuye bafunga umunwa umugore wanjye si wanyemeza yewe ubu ntacyo nahita ngutangariza tugiye kugerageza uko dushoboye ariko se ubundi yabaye iki yewe yanyiriye mu mazi arimo isabune bari bayimenye ku makaro ahubuka kuri esikariye aragenda akubita umutwe hasi yewe data we yewe ndabona imana yahabaye igakinga akaboko naho ubundi rwose yashoboraga no kuhasiga ubuzima ubundi se buriya araza kubaho umuga ko namuterura agasemo natanyeganyega adakanura nyine yaguye muri koma gusa amahirwe akomeye twasanze atakomeretse ku bwonko bivuze ko naramuka avuye muri koma azaba yibagiwe ibintu byose nk'uko njya mbona bamwe na bamwe ariko bibagendekera humura ntabwo azabyibagirwa imana ishimwe we kubaza umuntu yibagiwe byose biragora icyakora icyo nabonye nkurikije amafoto yasohotse maze kumunyuza mu cyuma umugongo we wababaye cyane do reba ahangaha da aho ureba haciyemo uturongo nyine do ni amagufwa yacitsemo kabiri mana we ko niyo amagufwa yacitsemo ari menshi ni menshi rwose biragaragara ko yaguye nabi ndetse aturutse hejuru cyane ikindi nabonye si umutwe gusa n'umugongo ugomba kuba wikubise ku kintu gikomeye cyane ni ku makaro uretse ko nyine hari amakaro yagiye yeguka hagasigara isima y'igiheri hari isima ishinyitse wenda niyo yavunnye ayo magufwa si amagufwa gusa yavunitse rero n'umusokoro mu rutirigongo nawo wangiritse bikomeye rwose niko muga ubwo ushatse kuvuga ko umuhungu wanjye adashobora gukira muga rwose turimo kugerageza uko dushoboye ukuri nimugerageze wenda hamwe no kwizera imana bizagenda neza ukuri rwose muga kuko niyo mugenga wa byose none se muga nshobora kumureba hose nta kibazo ariko no kwinjira witonze cyane ntabwo kubita urugi cyangwa urusaku urwo ari rwo rwose ngaho
tambuka dore ari hariya mu cyumba cy'indembe. Ibyo ndabyumva rwose kujya kwa muganga iteka bagomba ituze ryuzuye. Ngaho tambuka umurebe. Ariko rero ntuze kugera utamvugishije. Hari ibikoresho dukeneye uza kuza kujya kudushakira. Yego muga ndaje murebeho gato. Ahita mbasanga mu biro byanyu. Nta kibazo. Ariko se umundi nyine muga. Nta kintu yashyira mu nda ko nari nazanye kaji n'amata y'inshyushyu. Kuko ari muri koma akaba atabumbura umunwa. Urashaka serenge isukuye umwaka ugashyushyu ukanyujije muri iyo serenge nyine. Ubundi ucishe muri sonda afite mu mazuru. None se serenge ko muba muzifite ari mwe mutera inshinge wafashe ukayinzanira rwose ukagira imana. Umva nge n'ubwa mbere ngo waje umuntu umeze utya pe umuntu uri muri koma ashwi. ubwo si boy ukangutse ihute se umurebe adahubuka ureke kunkanurira. Ntabwo yahubuka mba narambuye matora hasi akaba ariyo muryamisha. Ariko ubwo muzima muho ubwo yanyayeho wanyuzwa n'iki? Uhirwe nsange matora yanjye itarangiritse wahita ugura indi nshyashya. Oya ntiyayinyaraho mabuja aba yambaye pampegisi. Sinakwiyamye ariko kunyiriza umwana muri pamperse muho nta soni wajya umwambika ikabutura yonyine yayinyaramo ukayimesa ko aricyo nguhembera. Ni ukuri nyimwambika agiye kuryama gusa kugira ngo atangize amata. Mva mbese nzitwazo ntareza afite se. Bebe atangiye gukura asigaye yigaragura akayivaho ku buryo anyayizagera kuri matira. Ejo uzanyibutse nzashake simirikwire. Ubu se umuntu uzabona agenda na simirikwire sinari kuzayituma icyo kiroge ngo ni yakaremye. Ariko uvuze gutyo uranyibutsa mabuja. Ubu koko ntiwakwijijisha ugasuye akaremye kwa muganga. Ariko wa muzima muho ubona ngiye kampire mfite umwanya wo gusura uriya mutindi. Wakwereka ukuntu mbabazwa n'amafaranga amaze kumugendaho. Wakabaye ushima Imana ko atapfuye ahubwo. Ubuse byari kukugwa amahoro. Byari kuruta yapfa nkaburana n'intumbiye. Nta upfa mbere y'isaha ye nyine buri gihe cye cyari kitaragera. Yiruta imboga mbi ntiziva ku mbehe ahubwo. Nyamara rero ukwiye kumusura kugira ngo boss atanakeka ibindi. Ariko uzi ko ari byo. Kandi ukwiye kujyayo ubu ngubu ataragarura ubwenge ngabe yanavuga uko byagenze. Nyamara buryo ubwenge. Mabuja wakwijijisha ugateka potaje yoroshye ukamushyira ukanayimugaburira uhigeze nk'umufitiye impuhwe nyine. Iyo nama niyo rwose. Rero kuko wambikiye ibanga ukaba unangiriye inama nziza akira ngo uhembe. Mabuja murakoze cyane rwose. Baba we murakoze pe ndabashimiye. Reka rero nanjye njye kureba umwana. Wowe akira nyarukunzanira ifi nkoremo potaje nyine mpite njyayo. Ntutinde kandi. Ntabwo ntinda Mabuja murakoze. Umurwayi wawe rero yarorohewe ibikomere byarakize. Imana ishimwe rwose kandi nawe mwarakoze kumwitaho muga. Kubifashwamo n'Imana. Tugiye kumusezera rero ajye mu rugo nta mpamvu yo kumugumisha hano. Nicyo rwose naze tujye mu rugo tumwondoshe. Gusa hari ikibazo cyavutse uze mu biro byanjye tuvugane gato. Ni ikihe kibazo mutavuga numva muga? Niba ari ibinyerekeyeho ni mu bivugire hano nanjye numva. Hari icyo wowe ukeka se? None se ko ngerageza kweguka ngo nicare nkumva bidakunda muga ubwo sinamugaye. Nibyo se wemeze bite muga? Yewe n'ubundi ntacyo naguhisha ndumva wabimenye. Urutirigongo rwawe rwarangiritse. Bivuze ko se nazongera kugenda muga? Ibyo dufitiye ubushobozi twarabikoze rwose wihangane. Ariko kuki ibi byose ari nge bikoraniraho koko? Wowe ugira ikibazo yakare. Umva zemera ngurisha bimwe mu byo ntuzi ariko nkuvuze. Impanuka yatumye umugara yabaye uri iwanjye mu kazi. Ngomba kugukurikirana. Ngo impanuka? Impanuka ya ese ko ari Mabuja wansuritse ngo uruduka kuri esikariye. Kamire se? Ese ibyo bishoboka? Niko bugi. Wari wambwiye ko ngo yari yanyereye mu mazi y'isabune. Umva muga no kuri bose niko madamu yambwiye. Kandi kuba byarabaye nge ntari mu rugo nawe urabyumva rwose nta makuru mfite. Ntabwo ari impanuka rwose ni Mabuja wansunitse asanze ndi kwiganirira na Muhozi. Niba kugira ngo ndabeshya rwose uze kubaza na Muhozi. Bugi. Koko kurumva umugore wawe atari mu bibazo. Umva muga ndabyumva rwose. Umviye akare. Karame. Ndakwinginze ntuzagire uhingukiriza akari Kamire wagusunitse. Nzakora ibishoboka byose nkuvuze kandi uzakira.
ariko burya koko reka nkubwire nta mpamvu yo guhishira Kampire wakoze ibi bintu kuko uyu mwana rwose yarababaye bikomeye. ariko namuvuza agakira. Oya kuko nubwo muvuga ngo wamubaga amahirwe yo kongera kugera ni make cyane, birashoboka ko atakira neza n'ubundi bikamusigira ubumuga. ariko mwana nanjye nacumuye igikoko, mama yaranyanze arajugunya, none ndabona n'urwango rukomeje kunkurikirana nta nibereye. Buse mabuja atumye mugaraga ko hari icyana amukoreye. kugarutse vuba se? ntabwo nari ngiye ku kazi. nabyumva ubwo wari wasubiye kwa muganga, ariko iyakaremye ko umuhangayikiye cyane, ubundi nta yindi sano mugirana mukaba mwarabimpishe. ubwo uratangiye humura bamusezereye namuzanye ari hirya hariya yaguye mu modoka. ariko Kampire nagorwa koko. ubwo se ni iki? ubwo suje umubebetana hano ni Gatagara kandi uzaza ururimi rwawe wa mugore we. none uyu muntu ugendera mu kagare se umuzanye hano ngo ajye asunikwa nande? ujye umusunika njyewe siwe wabiteye byose se. ariko Kampire ubundi ujya kurwana n'abakozi watewe n'ibyaha. uramenye ntushyire mu byanyuma, njyewe ngira uko ngenda. njyewe narwanye nande kumbeshyira. iyakaremye yabimbwiye byose ntiwirirwe wigira inyoni nyinshi. none se sinari namubwiye ngo akorope mu nzu arasa nabi agatangira kuntuka no kuntoteza ngo asanzwe akora akazi ke namuhagaze hejuru ra. ibyo ni ijambo ryo kubwira nyoko. ibyo uvuga urabeshya, njye narabimenye byose. wamusanze yiganira na Muhoza utangira kumutuka, akubwira ko uri kurengera uramusunika. ariko ubundi reka nkubaze ko nkubaze ukinumira, uyu ni umukozi gusa cyangwa ni umuhungu wawe? ko numva umwizera kundusha kandi ngenda umugore wawe. nakwizera nte? nakwizera nte kandi utazi guha agaciro ikiremwa muntu? ibyo se bisubije ikibazo cyanjye. cyane nakubajije ngo wowe n'uyu muhungu mupfana iki? ibyo se ni ikibazo. ubundi se ninde uzajya yirirwa amusunika muri ako kagare numva uvuga? ni wowe wamumugaje, urumva uzareka kandi kazi ujye umwitaho. agomba kuba hano, ninjye wamukuye ku muhanda aho yiberaga. nubwo yari akenye ariko yarigenzaga. njyewe se narekeshwa akazi kanjye no kujya nirirwa nsunika amagare y'abafite ubumuga? ibyo byibagirwe rwose. wumva ka mugore uransetse, wagize amahirwe ntiyapfa ahubwo. ntabwo wakabaye uri kwigira ayo ngayo wivuga ya ndongo utyo. urumva n'ubu ntiwakabaye woroherwa nuko adafite gikurikirana nibyo byakurokoye. ariko azagira ikindi abo kubera ubwo bugome bwawe. nzakwijyanira mu nzego z'umutekano. ngo agire ikindi aba yaba iki se kirenze iki ngiki? najyanira aho n'urwo apfuye si ruto. cyakora burya umuntu ni mugari. yesi nari nzi kuri inyamaswa gutyo. njyewe ndi inyamaswa gusa mbisubiyemo, azagira icyawe uzabiryozwa. umurebe wirebe. ntabyo ndeba. urebamo iki se? bavuga batarabona. ariko si ryo zuba nturi kuryumva we? shaho se nigire nte ko nabuze urinkuraho. ninde se ubundi wagusohoye muri iki gitondo? mabuja nyine, numvaga mfite imbeho musaba kunzana kota akazuba. none se ubu ntabona ko rityaye noneho kuki ataje kuri gukuraho? aha ntumbaze wenda wasanga ahuze da. reka nkujyane mu gacucu ritakunangura da. ahubwo njyanye mu nzu nkiryamira waba unkoreye rwose. ariko urakeye kuri mu biki muho? uri mu biki? iyakaremye yaransabye kumujyana mu nzu ngo abe yiryamiye. nyenyenyenyenye subira mu kazi kawe se nyine. ubu amata y'umwana wanjye abiriye mu ziko nakumva igifaransa umbwira. nari nagabanije umuriro ariko. shinguka imbere se sinkavuga ngo nawe unsubize. nta soni. ariko mabuja niba ari nikosa nagukoreye ubu ntiwamanye bihagije koko. ariko abantu ntibakavuge ngo nawe ukiremo iyo mpumuro mbi iva mu kanwa kawe. nta soni. ubusa agahanga kanjye ni amasaka mwanitse kuri iri zuba mabuja, mwagiye mugira n'impuhwe ko. hama hamwe wanze ubona ahubwo ntacyo urabona. ariko koko nacumuye. si wowe watumye bugingo nkura ku kazi kanjye kampembaga ngo ngenirwa ngusunika se? ubu icyo nkeneye cyose sintega amaboko kandi narihaga. ubu se ngewe ndasetse cyangwa byose so wabitewe nsunika ntacyo ngutwaye. si wowe uryana umururumba ntibikugere ku nzoga. ubu uyu umusore ufatika utu tubaraga twanjye duke twajyaga kugushyigura uruzingo gusa ito. uruzingo mabuja nanjye sineye nanze kubyibuha nk'abandi rwose. bahise mfashe nkure kuri iri zuba naryo ritamura. ni ukuri ndakwingiye. ubona ryakwihutana ngakira agahaye ko guhora ngusunika. mabuja ugeze nawe unyifuriza gupfa koko. urwango nkwanga nakabaye ngukuraho wenda nkakwirega, ariko naba nkorohereje. komeza ubabare wumve ingaruka zo kwizirikaho udakenewe.
none se bosi ko ari we wanyisabiye kuzana nawe nicyo uzira nyine bugingo yihaye kujya mu bitamureba gushaka abakozi n'inge byarebaga ye Kampire nanga umuntu unyivangira mu nshingano ariko ibyo bintu by'induru uzahanga rwose niko Kampire ibyo bintu uko twabiganiyeho nkagusobanurira icyabinteye uzabivuga ugeze ryari uyu mwana w'abandi agomba kwishyura kugeza ryari umva niba umufitiye umuntu wese wamusubiza iyo wamukuye cyangwa ukamujyana aho abandi bana bameze nkawe bari ariko kuramurisa umugi urangwiseho ugakubitwa n'umubare kubera iyi nshakarafu koko ijyayo bisaba cyo ntazi urangwise kubera iyi nshakarafu koko kumva ibigambo biba bitameze ubuhuragura nzongera kumva ushinyagurira undi mwana ntabwo ushobora kunkira wamushakiye se uzajya umwitaho njya nkisubirira mu kazi gashaka ukabura mwiteho niwe wamumugaje hasoni kandi wongera no kugopfura urambona ntavuga se ndavuga ariko yakare ubundi wariye kigase kigibiki ariko byo nta kibazo izuba niryo rimereye nabi gusa niko Kampire ndakumva wabuze iki ngo ugaburiye yakare ubu nuvuga ko mu mutara nk'icyayi kuva mu gitondo ariko nzabura guhangayikira boy nabyaye mpangayikira umugabo ungana gutya niba ashonje se teremusi aho zibikwa ntahazi yagiye akabyanywa nyakunywa nzoga kamwe basi ariko ubundi ujye uvuga ubyumva neza wabanje kubitekerezaho hasoni arajya kwisukira icyayi cyo kuba mugize nuko nagende se nyine mujyane muri salo none ahangaho umuha icyayi ndabigutegetse kandi erega yabonye abasha muhoza muho uranyumva neza nawe uzongera kujya utaragaburira Yakaremye uzambona uranyumva neza ndabikubwiye kandi bwa mbere n'ubwa nyuma hasoni ariko ninde utegeka hano ubundi ibintu bigomba guhinduka siki mabuja kunyitegereza cyane ese ubundi waje ryari kumeruka uri mu cyumba cyawe none siri gutekereza ibiki byatumye utambona maze akanya rwose katari gato nguhagaze imbere yewe narindi kure mu bitekerezo maze iminsi nkwitegereza n'ubundi nkabona ko wahindutse ikibazo ufite ni ikihe ibibazo se bijya bibura mabuja wowe ikibazo ufite ndakizi watangiye kumera gutyo ukimara kumva ko mushuti wawe yajyanywe mu bitaro ahubwo mwamaye urushye nkajya kumusura ubwo mwiriwe hano mabuja sinumva se ko ari muri koma uramusura se ubundi akuvugishe cyangwa namenye ko wahageze nta kibazo ndapfa kuhagera murebe mbabarira ndakwinginze nta kibazo nurangiza kumesa imyenda witegura ugende ibindi ndabikora nta kibazo murakoze cyane mabuja ariko se Yakaremye yaranyereye koko muze yambwiye ko ari nyirabuja wamusunitse ariko yambwiye ko ari ibanga nawe ntuzagire undi ubibwira ibyo uvuga ni ukuri uzi ko Kampire yabaye inyamaswa koko ubwo se yagiye kumusunika biturutse kuki koko ngo yarasanze biganira na muhoza aza amwiyenzaho undi amubwiye ko akwiye kumwubaha ahita amusunika mana yanjye najyaga ngira ngo ni ubwibone gusa none ndumva n'ubugome rugeretse yewe Kampire aranze abaye akahebwe pe muhoza nawe naramwanze guhishira ubugome nka buriya ni ukuba umufatanyacyaha yewe ntiwamurenganya wenda yatinye kubivuga kugira ngo atabura akazi ke nta rwitwazo ruhari nagende nawe ni umugome avuye muri ruriya rugo se ntiyabona ahandi akazi uravuga gutyo kubera agahinda ko ukunda wabirenganiyemo ubusa njye bimbayo nkica umuntu ntabigambiriye wamvamo oya da sinakurega nanone ibyo ari byo byose Kampire nubwo tumuziho amahane ntiyashaka kwica Yakaremye wenda yamusunitse arakaye ariko ntiyari azi ko ari bubwo bikaba byanagera hariya hose ntacyo wakora cyanyumvisha ko atabikoze abigambiriye nubwo ntacyo nabikora kuko ntawe ubasha mfite ariko Imana yanga akarengane izamwitura ibyo yagiriye Yakaremye byose mureke nawe isi ntizabura kumwitura ashobora gukomeza kugira abana b'abandi nabi akazisanga yahemukiye n'uwe ibyo si ubwo byabaho mabuja ntiwabimenya uracyari muto gusa umuhanga yaravuze ngo igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda Kampire nawe mureke azabona ari i Rwanda ubu koko kuki amahirwe akomeza kuguhunga nuko wabaye koko harya wowe ngo urinde uzindutse uza kurira mu rugo rwanjye madamu nitwa Mukanyandwe ninjye mubyeyi w'Yakaremye igihe cyose amaze hano se ubu nibwo wibutse kuza kumusura ugira ngo se narinze aho aba mbega umubyeyi gito oya rwose uricara ukarya ukaryama utazi umwana wawe koko erega urabivuga nta n'isoni ntugacire umuntu urubanza utazi ibyo arwana nabyo Yakaremye ni umusore mukuru
sinari kumuhangayikira nk'igitambambuga. Ikindi kandi yaje kuba hano n'ubundi tumaze igihe kinini tutabana. Ndumva ibyanya ari umugani da. Wamwirukanye mu rugo se none urumva wamukumbuye? Sinamwirukanye ahubwo ni inkuru ndende mada. Mbwira muri make iby'iyo nkuru yanyuse. None ntaho ndi buge. Ndumva afite umwanya wo gupfusha ubusa. Ubundi yakaremye sinjye wamwikuriye mu nda. Ngo iki? None se mupfana iki? Ko witaga umubyeyi we? Hari umusore w'ikirara wari utuye hafi y'iwacu aho mvuka. Yakundaga gushuka abana b'abakobwa akabasambanya abandi akabafata ku ngufu. Ugize ngo aho uvuka? Uvuka y'ubwo? Ni kure rwose ahahoze hitwa mu Kinyaga. Yo ndumva tuvuka hamwe. Ye? Nyine wari ukimbarira rero. Hari umwana w'umukobwa uwo musore yaje gufata ku ngufu ndetse anamutera inda. Mbega umusore w'umuhemu. Uwo mukobwa amaze kubyara rero yazaniye uwo musore umwana we. Umusore ararakara avuga ko ntawe akeneye ndetse ashaka no kwica urwo ruhinja. Ese ubundi uwo musore kuki batamuhanaga ko numva yarigize kabushungu? Ni ikirara, yari ikirara kibi. Nari ntararangiza inkuru rero. Urwo ruhinja si byarwo byaje kurangira biti? Uwo munsi rero natambutse ahantu nsanga abantu benshi bahateraniye. Hari induru nyinshi. Njya kureba nsanga uwo musore afashe urwo ruhinja runaganitse agiye kurwica. Ndarumwaka ndarujyana. Ko numva ari umusamariya w'impuhera. Nge namureka akamwicira sinakwivanga mu bitandeba. Oya, nabisabiye n'uburenganzira mu buyobozi yakaremye ndamurera. Gusa nyuma naje gushaka umugabo akajya nyangira umwana akanamubuza uburyo. Nibwo umwana wanjye yamenenganya ava mu rugo aragenda nyoberwa iyo yagiye. Waba se wibukigira urwo ruhinja warufatiye? Ese uwo munyagwaho byaje kumugendekera bite? Uwo musore se yaje kuzasambanya umwana w'umukobwa arangije aramwica. Baramufata rero bamukatira igifungo cya burundu. Mana yanjye we! Ayo mana yanjye ubundi abigira niwe. Wayikize. Niyo mpamvu nahoraga mbona isura ya yakaremye hari aho nyizi. Gusa nkumva ntahibuka neza. Ushatse kuvuga se ko? Yo, none si inkuru mbwiye yabaye mu buhe mwaka wenda ntabandi kwitiranya ibintu? Ndakeka hashize nk'imyaka 26. Nibishoboka we, nibishoboka. Bigenze bite? Yakaremye n'umwana wanjye w'imfura we. Ugize ngo kikami? Ko abantu ufite umwana urabimisha? Narabiguhije kuko numvaga nshaka kwibagirwa amateka yanjye mabi. Ntibishoboka. None biranze birankurikiranye. Yakaremye n'umuhungu wanjye. Ibi bintu ntibishoboka. Ngukiriho ntacyo amaze akazamwereka ko wowe waba mama. Ndi mama wawe we. Ntibishoboka. Narabivuze ko ubugome bwawe budashobora kuzagusiga amahoro. Imfura yawe niyamugaye kubera wowe. Usuraze banguzerekeza. Sigaho kunyishima hejuru nawe. Ishima hejuru ndetse. None sinari mbizi ko ari umwana wanjye. Cyangwa ko namusunitse ngira ngo asubire mu kazi ndashaka ko amugara. Ugize iki madam? Ugize ngo niwe watumye umwana wanjye amugara gutya. Ntabwo bigarukira aha. Reka njye gushaka abayobozi. Ayiwe, mbabarira rwose mubyeyi mbabarira rwose ndakwinginze. Yo, yakaremye umwana wanjye ngusabye imbabazi. Umwana wawe wahoraga unyingingira kugukunda no kugufata nk'umuntu. Yo kumvira ibi byose ntibiba bibaye. Igira ndeka nipfira urwo mfuye urumva. Mbabarira mwana wawe. Urumva nakubabarira nuko. Ugize kumbyara uranjugunya. Ugize kunyaga ntacyo ngutwaye. Ibi byose urabyibuka. Uribuka ibi byose wangiriye kugeza mugaye. Rwose ndabyibuka mwana wanjye. Genda nta mbabazi nguhaye. Nazo ngufitiye umva kandi nta nizo ukwiye. Nta mbabazi nguhaye. Sheri wabaye ukansabiriye yakaremye n'uyu mubyeyi imbabazi. Nukuri ndicuza ibi byose nakoze ni satani washutse. Usome n'uwo warwishigishiye. Hasoni. None se wafashije tukohereza yakaremye. Genda gafatwa wiba. Tukareba ko yawagwa agakira ko. Ko yose wanga satani. Habe ndekuraho ndekuraho wimporaho. Hasoni. Ukuntu wamaze gakunyeke ngo nabyaye. Ngo namutaruye imburage. None birangiye ari wowe ujye murya abana. Ubyara nk'inzoka. Ayuwe mwamba bari. Binja kaze tumaranye ukabutari warigize umbwira ko ufite umwana. Ubonye abari wowe barata. Nari kubikubwira se nazi yaba. Ni hubera inyamaswa nyine. Kwicara ugatimaze wataye umwana. Waramujugunye utazi yaba. Ariko umuntu umuntu wabyagira umutima mubi nk'urwago nk'uko rwawe. Rwango wagiraga yakaremye rurenze urugero. Umuntu baye nka cyagisiga cy'ugwarurere kimenye inda. Ni mumbabarira rwose nanjye nicujije. Nabonye ko umuntu akwiye kubaha bose.
kandi ko umubyeyi akwiye gufata umwana wese nk'uwe. Mumbabarire ndabinginze. muri uyu mukino igisiga cy'urwara rurerure wanditswe na Muhorakeye Viviane mwumvisemo, Iyakaremye mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Bugingo mwakiniwe na Tuyishime Jadofis, Kampire mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Muhoza mwakiniwe na Mugeni Aime, Mukanyandwi mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Umuhire mwakiniwe na Ashimwe Mediatrice, Nyirakanani mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Mukabutera mwakiniwe na Gasibirege Antoinette, Muganga mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, naho Gatera mwamukiniwe na Ndabananiye Rwema Jean Dora Croix. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.